no. Ibi ni bice kumwaka Imana. Yo bakubira Aisha we. Kizona gerayo nkamba kamba yo. Sinzongera gukora bino bintu we. Yo baranyishe we. Ntagenda atihishe. Natwe abana dukunda zirimo komedi. Kubuca mutaha numva nuzugiye cyane. Ufite abandi bahungu tungana abasore barateta ariko kinirwa nagaramye aho nateretse ibinaza hano muzu. Uyu munsi nanyana zinga zongera kunetana abakobwa reka mugiye nazo ngomba gutuma naye nta muhungu ugomba kunetana muri zino kayiti. Nta kuntu busi iyi boro mfite yabimara ikigiye. Ngomba kubashwanisha uyu munsi niyo ntego ahubwo kanjenda. Limiti niwayifata. Salama bimeze semana musaza. Fresh nyine. Ndabona uri muri smart. Mbadimire kuri WhatsApp nyine. Aba semana abapetamo baraca ibintu bari gukina comedy. Bakinira kuri channel twazirimo comedy ujye bare. Barabana. Ahubwo se barabana. Barabana. Ahubwo se mwana akabona bushakaga. Wowe ujye uteta buriya. Yesu. Ese mwana kunanye najya nyereta wakidu bakoreka boro dukina. Boro yihe. Harimo ducere nyisikera byinanga byuga bitireta twe tudateta. Tubanya tubashwanisha mwana. Tubashwanisha. Aya. Yewe ntabwo nafata nimba abantu bikundaniye. Ntabwo najya kubatanya. Se nawe nzi barahuriye kuri mwana. Reka mubwize kuri bunzi. Buriya ni gute wowe abantu batereta aho udatereta. Reka nanjye mubwire. Nimba twabyatunaniye. Reka babishoboye ariko. Ese ubwo nubwo mwana ngiye ndumvunanye ahubwo kanikomeza. Ngiye kwashwanise reka ntabwo byakunda. Genda numva ari ubugoryi uri kumbwira. Ahubwo genda. Cyane wowe ni muswera ahubwo. Ahubwo ni ubugoryi. Reka ye. Turaberanye rwose nawe ukunda cyane rwose. Turashize none. Aho bwa rwose bwabo bwose buza bivanga to. Yabura buhungu no kubwirira. Ariko mana isije abantu murase. Arika kumira kanyera kakarongo y'induki kakashira kuma. Ndikurose. Akwaje mubwishe ko. Niko muko uri ukara samwe muri muratetana ubu. Wowe mwawe uyinishe wawe gukora iki? Yabana we. Akagahungu nimbwa imwe buri. Winyitira sheri wanye ngo nimbwa. Wimuhungu iyi pandaro ni yatiye titaje wuri siyiwe. Yesu. Akagapira nako yakije mu isoko ejo bundi baramuguka naye muvuni kuguru urumva. Wimuhungu Nkaho urashaka iki? Ako simbaze ngo uvugisha ukuri. Muri igisambo uyu mungu nagenda agira imyenda za yakuyemeranyije ni yaba yati mungu nimbwa gose inanga barabizi. Oya. Uyu mungu ibyo bavuga ni nkaho wavuye hano urashaka iki? Mbanga mvuga iki ngenda kubiza nge nakuntu umukobwa yazahubuka umukobwa w'abandi akunda n'umuhungu w'imbwa nge biranamba bazamitekereje. Yesu mwami we kanguze kuri muko inama nakugira umuhungu nimuzongeye gukunda. Rosi we wogira inama abantu bigenda gute? Nge barankunze urajya ngo bigende. Oya nge nakuntu umukobwa yagera agahubuka agakunda n'umuhungu w'imbwa nk'indi. Ako nyamara wasaye ibyo ari kuvuga ari byo. Ibi ndi kuvuga ni nawe utangiye kubyizera se. Ye baba we uyu muhungu n'imbwa we. Yesu we wafana nkawe risaki ngumva nanariya n'izina ry'Imana pe. Uyu muhungu nakumwamukunda shiri rwose uyu ngo ari marambeshera nawe uranzi rwose. Ariko se kuko nge umva ukuntu umuhungu ari gisambo. Uyu muhungu ejo yagiye kwiba ahantu baramukubita bamuvuna ukuguru. Kandi koko we namubonye arimo aragenda acumba. Ni impanuka n'izindi navuye mu mupira ngenda kiranye. Uyu muhungu ni igisambo. Reka ahora nigendere mbasigane nawe. Ahubwo igenge n'ibintu kose urabena ibintu kose. Oya naye yamaze iminsi yose ndi singo nta mukunzi gira sigara aho ngasha. Ubyirimbimbana. Gahungu zagahigisha paka nkavunagura. Esha. Sige mbona uri mwiza cyane ariko bihebuje. She's beautiful. None se. Yesu. Bura rero. Iyo nkubona ugiye mbona isi yose rwose. Kare. Ariko ngo isi yose. No. Isi yose wahindukiye mbona nkameze nkaho mube Yesu nabaye. Bura kare isi yose yahemwe abanyarwanda. Ngisi yose ubu kandi batamuri mu muntu wavuye. Muri gutetanana. Ya baba we. Akagira ngo iyi mbwa murakundana. Mbega iki gihugu ni imbwa muri kayite twakizi. Niwe muntu kwishima amadeni menshi muri kayite pe. Uyu muhungu ni imbwa ikangwiza ukuri niyo munakundana nawe umenye ko ukundana n'imbwa mu zindi pe. Inama nakumenye ako kantu ni kabi. Wanye mwancungishije urugo se barabizi. Akose bro usije kwiyemera ibihumbi 5 byanjye nima nakugurije ugiye guha n'umwana kujya mwimerewe. Haraye wamaye ubundi wenda kuza utanze hano muri kati nta mutanze kandi nawe nta mutakuzi kuri imbwa uri imbwa pe.
ibyo se koko mubaze iki ubundi nkaho uteye uturuka nenuka he nigufata umukobwa ngo mwiza gutya ukagenda ukamwiyemera ngo uramukunda umwiyemera gutya ngiye kumuzwa uko uyu muhungu ni ikibwa kigenda rwose inama kujya cyanga rwose cyange igihe cyose dukundaniye ubwo ugeze umwana mu gusimbwa wenda wasanga ari byo kandi wasanga ugiye kuvuga ngo uracyakomeje kumukunda nyaringa yikatire wigende yikatire nama nje nakugira ubwo bwanjye rero nubu ubwo bwawe n'uwese hari umutazi kurimba iri kote wambaye ndekwe turashize naga ryo atiye cyaka jo bundi urumva arikuza wizana ibintu bya ngo nzagutuza utuza yeko nta kintu wigirira urara mu kiraro cy'inka koko uhaje koko je rwose nzamvugisha ukuri nzakuvugisha paka na paka kizaza ni muhunye kumva bavuga ngo ni n'undi yinga n'ubundi cyane igende nazongera kumvugisha ariko sho igihe cyose koko twabane ni ubonye ko ndimo ntagenda atiheshye nawe sigara wumva ukuntu kuba singo bivuna sha nanjye nawe maze iminsi namuce from ambwa iki se kamubwira iki ndakwereka ari kunyereka cyangwa sigara mu byasha bwo mama byane urimo satanisha ya kwa muganga barebe ko gifite ubwonko mu mutwe ba musaza meze bite shiri wanjye ubunyana turashwanye nako siga kandi mupfuye shani bica mu kwangwe ankondeye nyine nakundi inde bica mu kwaha arankondeye bica mu kwaha yagutwaye cy'ubundi araje arasebya uyu mwambaro si uwanjye ngo ibiki byose nyine uretse gato uziko nanjye abinkoze mwana mu kandi harabinkoze neza nanjye nese mani ko ndamufite umujinya mwabaye umujinya no gwikira cyangwa na byore mwangu bica mu kwaha ibintu kudukorera n'ibiki mwana nimba ari bica mu kwaha rwose nimwihanagure si ikijyanye n'abakobwa icyo cyo nababwira ko umva yabatumazeho natwe ubutwari cyangwa natumye umwana wanjye mani dushwa ahubwo ubwo nimba ari nicyo kibazo mufite rwose ntacyo nabafasha ko nari nangiye kumufata neza cyabo nari ngendeye nyine mwihangane nakundi ma mbwe none reka mbwe none uburyo bimeze karaga nko tugomba kugafatira umwanzuro ndi bro wagafata kavunagura arugoramisha ukuntu nyine kubyo katazongera no kazagaca marenga reka nkubwire inama niyo ngiye ni ukumuvuna akaguru no Muracyamca mukwanga ikiri cyabica mukwa reka tuki no akoze mama ibini bicyo kumabanya ibini bicyo kumwakanye imana uramenye ako kantu ni kabi Karitasiyo ibyo wigeze urareba kuntu tumaze hirya niko ubundi ibyo wakoze ubundi urabizi neza yo ntago nabikoze mbishaka ndumva umugongo mu buvunye we ugize ngo ibyo washakaga ndabona twakavunye n'ubundi tugasigana twigeye umugongo murawuvunye we yo ambwa kugeza n'ejo bundi utazongera kutumegera cyangwa yewe kizagira mu rugo gutemana ubutoko ko nagirayo nkamba kamba yo sinzongera gukora bino bintu we yo baranyishe we ntagenda atiheshye nkorera sabu like share na comment maze undemere